ugahita uza kuri vitesi ya mbere ukongera ukigura kamburiyage ho gake cyane ukava kuri feri ugakandagira akariro gake cyane ukagenda. Ubu dore ndi gusubira imbere, ubu ndi kugenda nsubira hahandi navuye. Dore hahandi navuye hari hano, hahandi navuye hari ahangaha. Ntago imodoka igora kuyitwara, ni ibyo ngibyo warangiza bitewe n'urugendo uri gukora ukaba wakandagira na vitesi ukaba washyiramo na vitesi ya kabiri, nta bintu biba bigoye cyane. Imodoka rero iroroha. Twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri BKMB TV for Kigali. Uyu munsi nk'uko mubibona tugiye kubigisha imodoka mu gihe gito cyane, mu minota mike ishoboka imodoka uraba wayimenya, ntago bigoye. Tugiye kubereka ukuntu ikora, hanyuma ibintu byayo byose ku buryo muhita mubimenya, nta bintu bigoye. Imodoka ntabwo igora kuyitwara, iminota mike cyane muraba muyimenya. Reba byumvikanye, tubane muri iki kiganiro kugeza kirangiye. Imodoka byanze bikunze uraza kuba umaze kuyimenya neza cyane. Nizere ko tugiye kujyana akantu ku kandi, nugira ahandi hantu ujya muri iyo minota mbahaye mikeya ishoboka, imodoka uraba wayimenya. Murakoze cyane. Wibuke kandi kuza guhita wandika muri comment icyo ubona ukwiriye kumenya kindi gikurikiraho, cyangwa nuza kubona ari byo wandike muri comment wumva ko wayimenye. Reka dukurikirane tugendana akantu ku kandi. Nkuko nari mbibabwiye rero, tugiye kwiga imodoka ukuntu ikora. Ni ukuvuga ngo imodoka nimbuje uzana konaki yawe ugafungura imodoka neza, ujyana gutya inyuma, warangiza ugakingura imodoka yawe. Ntekereza ko biri kumvikana, biri no kugaragara. Ukaza ukinjira mu modoka rero, urabona hano hasi hari amapedali agera muri 3. Ari amapedali hari icyo akora. Ntekereza ko mwese murimo kuyareba. Urabona iri mu nguni buryo ihera, hakaba n'iyi ngiyi iri hagati. Ntekereza ko agaragara. Dore iyi ngiyi, iyo hirya, hakaba n'iyo hagati, hakaba n'iyi hano hino. Ntekereza ko mwese murimo kuyareba. Ni ukuvuga ngo aya mapedali yose hari icyo akora, kandi rwose yose afite umumaro itandukanye. Ntekereza ko byumvikana cyane. Ari amapedali rero, irayo hirya ku ruhande ihera y'iburyo niyo yitwa pedale ishinzwe umuriro w'imodoka. Ndumva byumvikana cyane. Umuriro w'imodoka iyo uri kugenda, iriya igihe cyose 95% buri kuyikandagira, keretse ahantu hamanuka honyine. Naho ahandi hose kiriya kirenge tuvuze gihera iburyo, aha ni ukuvuga ngo igihe cyose uhora uri kugenda ugikandagiyeho. Kugira ngo murimo kukireba neza. Hanyuma hano hagati hari ikindi kirenge uri kureba, aricyo cyitwa ikirenge cya feri cyangwa levier de feri. Ahangaha hagati ni feri, nawe urumva ko igihe cyose feri uba ugomba kuba uri hafi yayo. Hakaba n'iki kirenge cyo hino gihera ibumoso, nicyo cyitwa amburiyage. Amburiyage rero igihe cyose ugiye gushyiramo vitesi no kuyikuramo, ni ngombwa yuko ukandagira kuri amburiyage. Nizere ko mubyumvise. Kiriya kibanza hirya nk'uko nari mbibabwiye na accelerateri, ni ukuvuga ngo ni wo muriro w'imodoka. Hanyuma kabiri hano hagati hakaba ariho muri feri y'imodoka yose muri rusange. Hanyuma hano hino ibumoso akaba ariho haba aho twita kuri amburiyage. Ndumva byumvikanye rero. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ugeze mu modoka nk'uko twari tumaze kuyifungura, twari tumaze kureba ibirenge, ukinjira mu modoka yawe, nta kindi kintu uhita ukora. Ni ukuvuga ngo mbere y'ibindi bintu byose ukora, uhita ukandagira kuri ya feri nakweretse, feri ya indi hagati. Ntekereza ko bigaragara.
feri hano hagati niho uhita ukandagira hano, ngira ngo mwese murimo kubireba. Warangiza ugahita uza ukanakandagira amburiyaje. Ni ibintu byumvikana neza. Uraza ukabanza ugakandagira feri, warangiza ugahita ukandagira na amburiyaje. Hanyuma iyo bikandagiye wumva ari ibintu by'ibiti cyane bikomeye, kubera yuko imodoka ibitaraka. Warangiza rero uraza ugakinga urugi rwawe neza bitonze, ariko ibyo bintu nakubwiye wabikandagiye, warangiza ugashyiramo kontaki yawe hano mu modoka, ukayishyiramo ahangaha, ntekereza ko bigaragara neza. Ugashyiramo kontaki, warangiza ugakata. Iyo ukase imodoka mbere yo kwatsa ushobora no kumanura ibirahure, ukamanura ibirahure neza, ngira ngo birimo kugaragara. Kumanura ibirahure no kubizamura, hano haba hari amabuto abishinzwe. Iyi buto ibanza hano niyo imanura. Iyo ukanze gutyo umanura irakimanura, hakanda gutyo uzamura ikakizamura, ngira ngo birimo kugaragara. Dore manura, dore kikazamuka. Ndumva byumvikana cyane. Hanyuma izi buto zindi nazo, iyi nayo ugimanura icyo hirya, urabona ko hano dore ndumva bigaragara cyane, irakimanura ikarakizamura. Hanyuma izi zindi nazo ubwo urumva ko zimanura iby'imbere iby'inyuma hano inyuma. Izi z'inyuma nazo buri kirahure cyose kiba gifite buto ishinzwe kukizamura ku modoka zikoze gutyo. Hanyuma ikindi kintu tugiye kureba ni mu gihe noneho imodoka uyakije ibyo uhita ukora. Nizere ko mubyibuka neza, ugeze mu modoka yawe ukandagiye amburiyaje, ukandagiye na feri ngiyi, amburiyaje ngiyi. Ukibikandagira rero, nizere yuko nababwiye yuko ushobora guhita umanura ibirahure, ndumva byumvikana cyane. Warangiza rwose ukimara kumanura ibirahure byawe, imodoka ushobora kuyatsa. Reka tubanze twatse. Kwatsa imodoka rero nta gukata kwa kundi gutya rimwe nababwiye ushobora gukata imodoka, ahubwo urakata noneho ukagumishaho urufunguzo gakeya, demareri ukumva ko igiye kuguha gahunda yo kwatsa imodoka. Ukuvuga ngo dore nka gutya, dore yari imeze uko nguko, nka serya rimwe nongeyeho mfatiyeho gutyo. Urumva demareri impaye uburenganzira bwo kwatsa imodoka. Urumva imodoka irimo kwaka. Dore na hariya turu ya moteri irimo, iyo wagisereye turu ya moteri ikwereka yuko imodoka iri kwaka, iriya ni turu ya moteri. Ntekereza ko biri kumvikana. Hanyuma wenda tukiri aha ngaha, imodoka yacu iri no kwaka, hano kuri screen hari ibintu ubonaho bigaragara abashoferi benshi baba batazi. Iki gisahane kiba kiri ku modoka aha ngaha imbere, kiba gifite ibintu byinshi cyerekana. Urabona ko hano hari inyuguti ya P, biri kugaragaza yuko nazamuye feriyame, iyi modoka iri muri parikingi nyine. Ariko kuko ubona biri kwaka, iri hapa, bisobanuye yuko imodoka n'ubundi iri kwaka. Nababwiye ko ushaka kubibona neza hano hirya no hano aha ngaha kuri kino gisane cyaha, uyu wagisereye turu ya moteri irazamuka. Urabona ko iri kuzamuka ikagenda ikarinda igera muri 3 na 4, wagisereye nyine imodoka yo irahagaze. Hanyuma kabiri hano kuri iki gisahane, ubwo negereje kwipa ibyivuze mu byumvise ni parking. Hano kino gisahane cyo hirya ni turu ya moteri. Hanyuma hano niho ugenda urebera umuriro utwariyeho ibirometero uko uri kugenda. Hakanabamo ibirometero ushobora kuba wakoze, ibirometero mbese imodoka imaze kugenda, ibyo wakoze uwo munsi urabibona hano. Hano hakaba ari naho hahandi umushoferi ugenda atarebaho, ari hahandi Sofia zimufotorera. Ndumva byumvikanye cyane. Iyo utari kugenda urebera hano kuri uyu muvuduko, byibuze hano mu Rwanda ubona ko ni 60, ahakabije cyane ni 80. Uburi ni 60 ahenshi, noneho 80 naho tugiye tuhafite hamwe namwe mu mihanda bitewe niyo uri kugendamo, imwe n'imwe ya Kigali. Ndumva byumvikana cyane. Hanyuma aha handi naho ahabona bari akantu kameze nka station cyangwa nk'aka kantu gaforomye gutya. Hano niho urebera essence ufite. Murabona ko nk'ubu essence nyifitemo. Ndumva byumvikana cyane.
hano hirya rero ubona si nahi hano bari kuvuga ngo aha niho urebera ubushyuhe bw'imodoka. Urabona ko irushingiye rwazamutse, iyi modoka yashyushye cyane mu gihe nta mazi ifite cyangwa ifite ikindi kibazo, radiateur irwaye n'ibindi, uru rushinge rurazamuka, uru rukagenda rukagera hano hantu mu mutuku, rukaba rwagera no hejuru. Iyo ruhageze rero imodoka iba yarwaye sinyale ko yashyushye cyane, utabikurikiranye ihita yangiza hariya kuri moteri, igahita ivanga amazi n'amavuta, bigahita bisaba ko imodoka urovisa. Ndumva byumvikanye umuntu wakurikiye icano, ntuzibeshye ngo utume imodoka yawe ishyuha irenze hariya muri mwatsiye basi mo hagati. Iyo harengeje iri kugenda izamuka, urahagarara ugacunga amazi n'amavuta yawe ko birimo, cyangwa ugategereza imodoka yabanza igahora bitewe n'urugendo wakoze. Reka rero twihuse duhite tuza turebe hano kuri vitesse. Mbere ya vitesse dore ya feri yame nababwiraga, iyo ugize gutya ukayimanura, ubu gutya nyimanuye, twongeye kureba muri ya modoka twasanga ka kantu nta kakirimo, dore ngaka urabona ko nta karimo. Itegereze neza ninyizamura, dore ngaka ari akaraje kapa ariyo parikingi. Manuye gutya urabona ko ntabwo karimo, bivuze ko parikingi nayivuyemo na manuye feri yame. Ndayizamuye rero ngiye kubereka kuri vitesse. Kuri vitesse rero ntago bigorana, vitesse dore hano ntago bigorana. Akenshi ku modoka nyinshi ziba zinanditseho, ariko bigasaba tekinike uba ugomba kugenderaho. Ku modoka rero vitesse hano hagati ibiri, ubu urabona hano nashyizemo hagati, ubona ko na hano kuri aka karongo banditse hagati nta vitesse ibirimo. Niyo mpamvu wumva ndi kwagiserera, ubundi kwagiserera ni ibirenge byose wabivanaho. Dore ubara hasi nta kirenge na kimwe ndiho, kandi imodoka iri kwaka. Ushobora kuzaga kandagira iki cy'umuriro nkagiserera, urumva imodoka iri kuvuga ariko ntabwo yagenda, kubera yuko impamvu itagenda nashyizemo feri yame, hanyuma kandi nda ahantu heza ntabwo imodoka yagenda. Rero nashyizemo feri yame, nubwo imodoka iri kwaka nta na vitesse irimo, nta kintu cyatuma igenda. Urumva ndi kwagiserera rwose, imodoka ntabwo yagenda, ntabwo bishoboka ko yagenda. Ndumva byumvikanye cyane. Rero tugiye kureba rero ku mavitesse, tureba aya mavitesse ukuntu akoreshwa. Niba wibuka neza dutangira, nababwiye yuko iyo ugiye gushyiramo vitesse ukandagira amburiyage. Nizere ko mwese mubyibuka. Amburiyage urayikandagira ukayiheza hasi cyane. Ubwo amburiyage nababwiye ko ari iki, ahangaha hano ahaba ibumoso, kaguru k'ibumoso urayikandagira rero ukayiheza. Ubu ndayikandagiye, ibindi byose byuranabyihorera. Hanyuma turajya tuzishyiramo rero, dore ngizi ndi kubereka. Buri amburiyage nayifashe ntabwo imodoka yagenda, amburiyage na feri yame ikabirimo ntabwo imodoka yagenda. Ndumva byumvikana cyane. Hano rero vitesse ya mbere wizanaho gutya ugahita ujyana imbere. Iyi ikaba ari vitesse ya mbere cyangwa vitesse 1. Vitesse mbese umuntu wari wese ugiye guhagurutsa imodoka abanzirizamo. Buriya rimwe ntugire ngo nukubara gusa kw'amafaranga cyangwa ibindi bintu umuntu abarahera kuri rimwe, ni imodoka uhera kuri rimwe. Ntumva ko rimwe rero irakomeye, dore ngibi biba binanditseho. Ku modoka nyinshi ubona byanditseho, ariko wenda utazi ukuntu bikora ntago bimenya. Urabona ko bari kutwereka yuko iyo uzamutse ruguru wiyegerejeho ari rimwe, hanyuma kabiri rero uhita umanuka nanone gutya wiyegereje gutya, ubu vitesse ya kabiri irimo. Ndumva byumvikana cyane. Vitesse ya mbere uriyegereza gutya hino ugahita ujyana imbere, dore ya mbere uriyegereza hano ugahita ujyana imbere, birumvikanye. Vitesse ya kabiri urayigarura gutya ukiyegereza n'ubundi ukazana inyuma. Ndumva byumvikanye cyane. Gatatu rero usa n'uzamuka gatoya hano ukagera muri puwemo ya indi hahandi nababwiye hagati gutya, ugahita no ntugenda hagati neza hagati utiyegereje hano. Ubu hano turi muri vitesse ya gatatu, nizere ko byumvikanye cyane. Vitesse ya gatatu mwese nizere ko murimo kuyireba. Hanyuma tugaruke, ubwo tugiye muri vitesse ya kane. Vitesse ya kane nabwo ntabwo wiyegerezaho, oya uvana muri gatatu neza waruru ugahita umanura hepfo, hahera hepfo. Ubu gutya turi muri vitesse yacu ya kane utiyegereje. Urabona ko kane na kabiri, dore kabiri ngiyi hano, ariko kane gutya hagati ugahita umanura gutya.
urabona ko ari ibintu bitandukanye. Iyi ni vitesi ya 4. Hanyuma vitesi ya 5 rero nayo ijya hari 3 na 2, hari rimwe, hakaba na 3. Ni ukuvuga ngo ni mu nguni yo hirya ihera. Ni ukuvuga ngo rimwe twari turi hano, 3 mwibuke ko twarazendaga hano hagati, 5 rero ijya hirya mu nguni hirya, none utiyegereje hirya ugaheza. Iriya niyo vitesi ya 5. Ndumva byumvikanye, amavitesi muyumvise. Tuzisubiremo gakeya uzumve. Vitesi ya mbere nkuko rero nani mbabwiye, ubwo vitesi ya mbere ni hano hino wiyegereje, 2 ukamanuka hano inyuma nabwo wiyegereje, 3 ukazamuka ruguru, 4 hagati. Ubwo 3 na 4 nibiri, urabona ko biri mu murongo umwe, hamwe ni haruguru handi n'epfo, 5 ariyo ya ku mpande nkuko nani mbivuze. Ndumva byumvikanye cyane. Hari indi vitesi rero ya nyuma dusigaje ariyo yitwa reverse. Noneho ubwo wikuraho gutya nabwo ni inyuma ya 5 ugaheza hepfo, niyo reverse mu gihe ushaka gusubira inyuma ku modoka. Ndumva byumvikanye cyane. Vitesi ntizibagore, nuko ziba zoroshye cyane. Reverse uraza poemoro ugahita ushyira inyuma hahera iburyo, bitewe n'imodoka utwaye, niba ari main gauche cyangwa main droite. Ndumva byumvikanye cyane rero. Ubwo rero imodoka yacu tuyisubije muri poemoro, tugiye kureba noneho ni gute umuntu ahaguruka ku modoka. Ukuntu haguruka ku modoka rero ni ibintu byoroshye cyane, byoroshye rwose nko kuzimya buji. Uraza ugashyiramo vitesi yawe ya mbere, ukamanura feri ya, warangiza ubwo wakandagiye yamburiyaje iri hasi nabibabwiye, warangiza ugahita uva kuri feri nimba wari uyifite, kubera ko iyo umanuye feri yawe ni ngombwa ko uhita ufata feri ubwo y'ikirenge, yani nababwiye ba hagati, ugahita uza feri. Nekereza ko umurimo kubireba kuko imodoka iri kwaka, reka nzamure feri yawe gake yamanze mbumvishe nongere nagiserera. Urumva ko imodoka iri kwaka, dore na ya turu ya moteri, dore imodoka iri kwaka. Ubwo feri yawe ngiye kuyimanura, ndayimanuye gutya, uyimanura rero gakeya, ugahita uzamura amburiyaje akantu gakeya, ukazamura amburiyaje. Ubu hano hino ndimo kuyizamura gutya, vitesi irimo, dore hano ndimo kuzamura gake, ugahita uva kuri feri ugakandagira akariro. Ubu dore imodoka irimo kugenda. Ubu imodoka iri kugenda nta bigoye, do reba imodoka iri kugenda, do ubu ndi kugenda, dore uri kubona ko ndi kugenda, dore reka nsatire iyi ngiyi. Nta bintu bigora, nta kintu kigora ku modoka. Dore ubu imodoka irimo kugenda, dore nsatire iyi ngiyi. Ushobora no gushyiramo ya reverse navugaga, dore ubu nkaba naza gutya ngahita nshyiramo ya reverse gutya, ubundi ugahita wisubirira inyuma, do reba ubu gutya, dore ndi gusubira inyuma, do ndi gusubira inyuma. Ntekereza ko byumvikana, dore ndi gusubira inyuma, nta bintu bigoye. Warangiza washaka kongera gusubira imbere, ugahita uvana muri ya reverse gutya narindi, ntago bigoye. Nugira ikintu wumva udasobanukiwe, umva nagisereye, dore nta biba bigoye. Ndumva rero nta bigoye. Imodoka dore twayikuye mu cyerekezo yari irimo. Ntekereza ko cyagihe twari twatangiye tubereka imodoka iri hahandi hirya, reka mbereke none aho yarebye. Urabona yuko aho cyagiye, urabona ko twayihindukije. Twatangiye iri hano, tuyirebesheje rero hirya, vitesi zose murazibonye. Twatangiye iri hano, none ubwo twayihindukije, urabona ko iri kuri runo ruhande. Ndumva byumvikanye cyane rero, nta bigoye ku modoka. Ikintu wumva udasobanukiwe kuri rino somo watubaza nta kibazo. Ubwo rero nta bigoye, ikintu cyose wumva udasobanukiwe watubaza kuri BKMB TV for Kigali. Murakoze cyane rero, nakagaruka.